igihe nateguraga iyi nkuru naganiriye n'umuvandimwe muri Rusaka yitwa Irankunda Samuel ambwira uko biba byifashe ku munsi wa Black Friday aho ngaho muri Zambia. Nabaje kumubaza ikibazo ngira nti ese Black Friday ni iki? Mu rwenya rwe rwinshi yambwiye ati tariki ni ya 4 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 bivuze ngo hasigaye iminsi 57 amasaha y'igihumbi 368 iminota 1082 n'iminota 80 n'amasegonda miliyoni 4,924,800 kugira ngo umwaka urangire. Ariko DC dore nanone shuti bavandimwe muryango mugari wa Now Isaha Yanone official, ibiye byiza cyane. Reka twizere ko mumeze neza cyane, mwe mwamaze gukanda subscribe, mwana bitweretse cyane. Like ni ikimenyetso gikurikiyeho. Ariko namwe mugeze ahangaha kuri uruganiriro, ariko namwe duhuye bwa mbere, reka mbararikire gukanda subscribe na like kugira ngo byinshi cyane bibera ahangaha tujye tubana. Uyu munsi ntago nje mu mateka atabye mu nyanja cyangwa se musi y'ubutayu bwa Sahara, ahubwo uyu munsi nje ngo tuganire kuri byinshi abantu batazi. Erega harabura iminsi mike Noheri, ubunani tukabyinjiramo tukaririmba tuti ariko se impano tuzateganyiriza inshuti zacu, abatubyaye, abo twibanira twiyemeje kuzibanira ubuziraherezo, abasheri twamaze kuzitegura. Uyu munsi rero nkuzaniye amakuru meza cyane hano kuri Now. Birasaba rero gukurikirana iki kiganiro maze nkakugezaho umunsi witwa Black Friday. Black Friday ni iki? Ahari ugiye kubona impano, ugiye kubona igabanyirizwa utigeze ugira, aho ugiye kwigurira impano wiyemeje kuzaha umukunzi wawe cyangwa umubyeyi wawe cyangwa umuntu wakunze cyane ariko ukabura ikintu mwitura, ahari bijyanye n'ubushobozi. Uyu munsi gufitiye impano zitandukanye kandi zihuye n'ubushobozi bwawe. Icyo ngusaba kurikira kugeza ku mpera z'iki kiganiro, turaza kugisoza wamenye uburyo ugiye kujya ubona impano mu buryo bworoshye wifashishije internet, telefone yawe ndetse na online ujyaho buri munsi, WhatsApp, Facebook ndetse na YouTube. Nitwa bahaye ikaze. Ahari ubwa mbere nari numvishe uyu munsi, wenda nawe nibwo bwa mbere ugiye kuwumva ukurikiranye Isaha Yanone binyuze kuri Now Isaha Yanone official. Nanjye ncyumva Black Friday ahari tugenekeje mu kinyarwanda nje nakumva ari umunsi wa gatanu w'umukara. None se wowe ubyumvise gute? Gusa uwa gatanu w'umukara twese nk'abanyarwanda tuzi ko ikintu cy'umukara haba hatarimo ibyiza cyane, umwijima, ibiremwa by'umwijima, ibikorwa bikorwa mu mwijima, ni byinshi cyane. Ahari nanjye Black Friday natekereza byinshi cyane nkuko bitekereje. Ese bakubwiye bati ngwino tuguhe amagi y'umukara, tekereza neza nanjye mbyumve neza. Ahari reka nkomeze nanjye nyumva uyu munsi nagize amatsiko yo kumenya ibyawo, ariko naje gusanga ari umunsi ushobora kuboneramo byinshi cyane byiza ariko nanone biteye amarira. Ni umunsi wabayeho ari amarira icyo gihe, ariko ni umunsi waje kuba uw'ibyishimo muri benshi cyane batuye isi na bugingo n'ubu. Kuri iki kiganiro ngiye kukubwira ibihugu byatangiremo uyu munsi, akamaro kawo, ugiye kwiyumvira buryo ki umuntu uzaba uri i Kigali muri nakomati ikintu cyaguraga ibihumbi 100 azakibonera kimwe cya kabiri cy'ibihumbi 100. Undi yabitse amafaranga ategereje Black Friday mu mpera z'ugushyingo, aho abantu babigurira ibintu bitandukanye bifashishije Black Friday. Reka rero ntangire turebe Black Friday ni iki, ariko ngiye by'umwihariko nk'umuntu ukoresha internet nasanze ari byiza kuri njye wowe. Nawe rero nizere ko ari kiri bukuremo nk'icyo nanjye nakuyemo, nkafata umwanzuro wo kuza kukubwira kuri Black Friday. Black Friday cyangwa wa gatanu w'umukara ni umunsi abantu benshi batekereza buri mwaka bakawutegerezanya amatsiko. Ni umunsi bagurishaho ibicuruzwa ku biciro biri hasi ugereranyije n'ibisanzweho.
uyu munsi wizihizwa buri mwaka kuwa gatanu wa nyuma w'ukwezi k'Ugushyingo. Ariko se uzi ko uyu munsi ufite amateka ashaririye? Ntibyatangiriye mu bacuruzi, ahubwo byakomotse ku ihungabana ry'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1869. Ese uyu mwaka w'1869 ni gute Amerika yose amarira yisutse hasi biturutse kuri zahabu zari zimaze gushira mu bubiko bw'abacuruzi? Icyo gihe abashoramari babiri bari bagezweho muri iyo si y'1869, J. Gould na Jimmy Fisk, bishyize hamwe bagurira leta zahabu nyinshi cyane, bafite intego yo kuzazigurisha abandi ku giciro cyo hejuru cyane. Ari nawe ushobora kugura ibishyimbo ugira uti mu mpeshyi nzabigurishe amafaranga kubye kabiri ayo biri kugura mu kwezi k'Ukuboza. Aba bagabo babiri b'abashoramari nk'uko twavuga Elon Musk w'iki gihe, Jeff Bezos cyangwa se n'abandi bakire bagiye batandukanye, nabo bagize igitekerezo basanga bagomba kugura zahabu ziri mu bubiko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze bakazibikaho. Ariko ibyo ntibyabahiriye. Ku itariki ya 24 Nzeri umwaka w'1869, zahabu zarabuze ku isoko, abakungu barahungabana cyane, abantu benshi barahomba. Icyo gihe amarira arisuka ku butaka bwa Amerika. Kuva uwo munsi wa gatanu bawita Black Friday, uwa gatanu w'umukara. Nyuma y'imyaka mike ibintu byarahindutse. Nyuma y'umunsi wo gushima Imana, Thanksgiving, abacuruzi batangira kubona inyungu nyinshi cyane ku munsi ukurikiyeho, ari wo wa gatanu. Aha niho abantu batangiye kuwita uwa gatanu w'umukara. Bivuze ko inyungu zagarutse maze ubucuruzi butangira gutera imbere. Mbere yaho abacuruzi bandikaga igihombo mu ibara ry'umutuku naho inyungu bakayandika mu mukara. Uwo munsi wabaye wa mbere aho inyungu nyinshi zigaragaye, ni wo watumye uyu munsi witwa Black Friday. Aha ndi kugusobanurira Black Friday aho byaturutse, ni gute nayo byaza umusaruro ku mbuga zitandukanye nka Alibaba, Amazon n'izindi mbuga, eBay n'izindi mbuga ducuruzaho buri munsi. Mu mwaka w'1950 polisi yo mu mujyi wa Philadelphia nayo yatangiye gukoresha iri zina Black Friday, risobanura akavuyo kabaga akari hagati muri uwo munsi wo gushima Imana, Thanksgiving. Mu mwaka w'1961 abacuruzi bo muri Philadelphia bagerageje guhindura uyu munsi bawita Big Friday kuko babonaga inyungu nyinshi, ariko iryo zina ntiryamenyekanye cyane nk'ibyari risanzweho. Uko imyaka yagiye ishira, Black Friday yagiye yamamara ku isi yose nk'umunsi w'ubucuruzi bukomeye cyane. Abanyamerika barenga miliyoni 130 bagura kuri uyu munsi, naho abasaga miliyoni 180 bakifashisha internet dukoresha buri munsi bihahira ibicuruzwa, ibizwi nka Cyber Monday. Abantu benshi bafite ibintu bashaka kugura, ariko kubera ibiciro bihanditse bategereza uyu munsi ngo bitegurire kwigurira ku giciro gito cyane. Black Friday ni uwa gatanu ukurikira Thanksgiving, wizihizwa cyane mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubudage, Ubuyapani, Liberia n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye biri mu majyepfo y'inyanja ya Pacific. Mu bihugu bimwe nk'Ubudage no mu Buyapani uyu munsi bawizihiza kuwa mbere w'icyumweru cya kabiri cya Nzeri, ariko muri Amerika na Canada bawizihiza kuwa kane w'icyumweru cya kane cy'Ugushyingo. Kuva mu 1869 ubwo ihungabana ry'ubukungu ryabaga, abacuruzi batangiye korohereza abaturage kwitegura iminsi mikuru. Ahari nawe ugitekereza ko umwenda mwiza utarambara uzawambara kuri Noheli cyangwa se kuri Bonane, aha Black Friday irakorohereza aho igicuruzwa ushobora kukigura kuri 50%. Igihe nateguraga iyi nkuru naganira n'umuvandimwe muri Rusaka yitwa Irankunda Samuel, ambwira uko biba byifashe ku munsi wa Black Friday aho ngaho muri Zambia. Nabanje kumubaza ikibazo ngira ni ese Black Friday ni iki? Mu rwenya rwe rwinshi yambwiye ati nanjye mbanza kugira ngo ni umunsi wa gatanu w'umukara, yewe nanjye numvaga ari umunsi udasanzwe mubi cyane, ariko yaje kunganiriza ambwira ko ari umunsi udasanzwe muri Zambia kuva ku mwana ukiva ku ibere rya nyina kugeza ku musaza. Yewe yaje no kumbwira ko ari umuntu ubika amafaranga kuva mu kwa mbere tariki ya mbere akongera kuyafungura ku itariki ya nyuma y'Ugushyingo umwaka urangira, ajya kwigura ibikoresho bigiye bitandukanye muri Black Friday, aho bagabanya ibiciro kugira ngo abantu bashobore guhaha byinshi cyane. Byatangiye bawita Big Day uko imyaka yagiye ishira birangira wiswe Black Friday.
uyu munsi abantu bawugize umuco bamenya ko kuwa gatanu wa nyuma w'ugushyingo ari umunsi wo guhaha byinshi cyane kandi ku giciro gito cyane. Abanyarwanda twabyise igiciro cy'umuneke ku ijuru rya Gasogi, Karengera, Inyamasheke, Karongi ku Mubuga, Igitwe mu Majyepfo, mu Butatsinda bwa Kigoma, mu Ruhango ku bigega by'umwami. Black Friday niki mu Rwanda? Ese abanyarwanda barayitabira? Yego, no mu Rwanda Black Friday irazwi cyane nubwo atari buri munyarwanda wese uyimenya. Hari amwe mu maduka akora uko ashoboye ngo yifatanye n'isi yose muri uyu munsi, aho usanga agabanya ibiciro ku myenda, amavuta, imitako, ibikoresho by'ubwiza, amaherena, perfumes ndetse n'amavuta aya ngaya agaragaza ubwiza bw'abakobwa b'Abanyarwanda. Usanga cyane cyane ari amaduka akorana n'amahanga cyangwa acuruza ibicuruzwa by'ikirenga. Mu mwaka wa 2020 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu miliyoni 180 baguze ibintu binyuze kuri murandasi internet, mu gihe mu 2019 bari miliyoni 92. Muri Afurika y'Epfo 67 by'abaturage bahahira kuri Black Friday, naho muri Nigeria miliyoni 3 zatumije ibintu kuri Jumia. Ku isi yose abagera kuri miliyoni 24 baguze mu maduka, naho miliyoni 142 baguze kuri internet. Wenda hari nawe ahangaha uri umusirimu hari icyo waguze wifashishije Black Friday. Uyu munsi ntukiri w'abanyamahanga gusa, ni amahirwe yo gukoresha neza amafaranga no kubona ibyo wifuza ku giciro gito cyane. Hamwe na Black Friday buri muntu afite ibyo yifuza: telefone nshya, imyenda, ibikoresho byo mu rugo, kandi uyu ni wo munsi wo kubigeraho cyane. Naho ku bakora ubucuruzi, Black Friday ni umwanya mwiza wo gushyira imbere umukiriya no kubaka izina ry'ubucuruzi, brand zigezweho kandi zijyanye n'iterambere rya murandasi munsi y'inyanja ya Pacific. Black Friday, umunsi w'inyungu, umunsi w'ubwenge mu guhaha, umunsi w'iterambere mu bucuruzi. Gabanya ikiguzi wongere amahirwe. Muri make rero uyu munsi ni wo wamenyekanye cyane ku isi nka Black Friday, umunsi w'ibiciro bito, umunsi w'ubucuruzi bw'ubwenge. Uva mu mateka y'ubukungu ashaririye, ariko ukaba ari ikimenyetso cy'iterambere cyane, ubucuti n'ubukangurambaga bwo gusangira amahirwe kuri buri umwe. Uyu munsi utwigisha byinshi: gutegura amafaranga neza, guhaha dutekereje neza cyane. Si ukubera gusa ibiciro bimanutse, ahubwo ni uburyo bwo kwiga gukoresha neza amahirwe y'ubuzima dufite uyu munsi. Reka nanjye mbashimire cyane, ariko by'umwihariko YouTube ndabashimiye cyane, badusangiza ubumenyi n'amahirwe yo kwiga, gusangira no kwiteza imbere mu bucuruzi. Reka ngushimire wanteza amatwi rero, ariko niba utarakanda subscribe iki nicyo gihe kugira ngo usige uyikanze, ubutani ngarukana amahirwe nk'aya ngaya inzogera izakugereho, maze unyitabe nanjye nicare mu ruganiro rwa now Isaha Yanone official, maze tuganire. Mwege twaganire rero, mwakoze cyane, ariko ntugende udakanze like. By'umwihariko aba diaspora mukomeje kutwereka byinshi cyane, natwe twiteguye kubaha byinshi cyane. Jewe rero nitwa musigare amahoro.